ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo wo kuri Salem TV, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Mboneraho kugushimira umusanzu wawe ku biganiro byacu. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nubundi kandi ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko ndagira ngo tuvuge ku tuntu dutatu dutoya cyane bitari bufate igihe kinini. Ndagira ngo tuvuge ku bihe turimo, iyi minsi duhagazemo y'intambara, ndetse turebe icyo Kristo Yesu yabivuzeho. Hanyuma turaza gusoza twibaza cyangwa se tureba ku byendaga kuzaba, ibyo Bibiliya ivuga nk'ubuhanuzi bw'ibyenda kuzaba. Icyakora ntabwo twe tuzi iminsi n'ibihe bizaberamo, icyo gusa tuzi nuko ibyo byanditswe kandi bizaba. Hanyuma rero nihuse kuko nifuza ko dukoresha igihe gito, reka dusome ijambo ry'Imana ribonetse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ndasoma igice cya 24 umurongo waho n'uwa 6. Haranditse ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo babazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Aya ni amagambo Yesu yavuze. Mbere yuko twinjira muri aya magambo, ngira ngo turi mu gihe cyangwa se turi mu bihe isi idatuje na gato. Ahantu hose hirya no hino ku isi hari umutekano muke. Ibyo ngibyo ngira ngo murabizi, abantu benshi bakurikira amakuru y'intambara, kandi n'abakristo ndabizi neza ko bakurikira amakuru y'intambara. Si bibi kumenya ibiriho, si bibi kumenya ibiri kuba, icyakora gutwarwa nabyo ndetse ukabihanga amaso ukabishyiraho umutima, ibyo byo byakugusha mu mutego. Icyambere byaguhagarika umutima, kandi aha ijambo ry'Imana ryatubwiye ko tudakwiriye guhagarika umutima kuko bitazabura kuba, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ibihe turimo rero, turi mu gihe cy'intambara. Ngira ngo intambara yabanje n'iy'Uburusiya na Ukraine. Icyakora ubu ngubu tuvugana ni intambara iriho, ni intambara ya Isirayeli ifatanije na Amerika barwana n'igihugu cya Iran. Ibyo rero bifite icyo bivuze kuko ni ibintu byagiye bivugwaho, ni ubuhanuzi bwahanuwe. Icyakora sindi buvuge ko mu byanditswe birimo, nubwo birimo, kuko ntabwo nifuza ko ari byo tujyamo uyu munsi. Icyakora hari abantu bagiye babihanura ku giti cyabo, kandi uburyo ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Byarasohoye rero, byarasohoye kuko ni ibintu bifite icyo bivuze, kuko ari Isirayeli ifite ikivuze mu byanditswe. Tubona byinshi byayanditsweho, kandi ndetse na Iran nayo ifite icyo ivuze mu byanditswe, kuko nubwo hatanditsemo izina Iran, ariko niyo Perse ya kera. Ngira ngo murabizi ko ubwami bwa Babuloni nyuma yo kugwa bwasimbuwe n'ubwami bw'Abamedi bafatanije n'Abaperse. Rero iyi Perse ivugwa ahangaha, cyangwa se Perse turi kuvuga ivugwa muri Bibiliya, niyo Iran y'uyu munsi. Rero ifite ikivuze mu kuzasohoza amateka mu mpera y'ibihe nk'uko Bibiliya ibivuga. Hanyuma rero Yesu hari amagambo yavuze, kandi icyo yayavugiye ni kugira ngo abamwizera, ndetse kuko yavuganaga icyo gihe n'abayuda bamwizeye, cyangwa se Abisirayeli abo mu rubyaro rwa Yakobo bamwemeye bakizera izina rye. Abo ngabo nibo yavuganaga nabo. Arababwira ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Dutinde kuri ako kantu, intambara n'impuha z'intambara. Ubundi nk'uko mubizi, intambara ziraba, ariko ibivugwa mu ntambara ziri kuba akenshi byinshi ntabwo biba ari ukuri, kuko muzumva impande ziterana amagambo. Uruhande rumwe bati twisha abanzi bacu 50, abanzi babatoya da, ahubwo bishe 5, bariho barabeshya bakavuga ngo ni 50. Ibyo ngibyo
ibyo birakoreshwa, ni strategy z'intambara kuko barwana intambara za media, bakarwana intambara z'amagambo, hanyuma kandi bakanarwana n'intambara nyine z'intwaro n'igisirikare. Yesu aravuga ngo rero muzumva intambara ariko muzumva n'impuha z'intambara. Hari impuha z'intambara, hari intambara zishoboka. Bashobora kukubwira bati ariko rero hariho tension hagati y'igihugu cya Ethiopia ndetse na Eritrea, birareba nayo ingwe kandi umwanya wari wose byarwana. Ukumva ngo Somalia nayo ishobora kurwana na buriya butaka bwayiyomoyeho, cyangwa se kira gice cya Somaliland cyahoze ari ubutaka bwa Somalia, ariko uyu munsi bigaragara ko ari nka leta yigenga kuko Israel yadeclare ko yirekonesa nk'igihugu. Ibyo nabyo ni ibindi. Bashobora kukubwira batari ko Ubushinwa umwanya wari wose bwakwataka Taiwan. Urumva izo ni impuha z'intambara, ni impuha z'intambara zivuga ngo ariko hari intambara zihari. Ngira ngo umaze iminsi wumva iby'intambara ya gatatu, akabaye kose intambara ya gatatu iradutse, intambara ya gatatu irabaye, hagiye kubaho intambara y'intwaro kirimbuzi. Ibyo byose barabivuga guhera muri za 90 na kangahe, ibyo bintu barabivugaga iby'intambara ya gatatu cyangwa se intambara y'intwaro kirimbuzi, ariko n'uyu munsi ntabwo biraba. Icyakora ntabwo ngewe ndi kuvuguruza yuko ibyo bitari ukuri cyangwa bitazaba. Icyo gusa ndeba cyangwa se mvuga ahangaha ni kucyo Yesu yabivuzeho. Yesu yaravuze ngo muzumva intambara ariko muzumva n'impuha z'intambara. Bisobanuye ko ibyo twumva byinshi ni impuha, ariko Yesu aduha umuburo, aratubwira ngo ibyo ntibizabahagarike umutima kuko bitazabura kuba. Inshuti muvandimwe, wowe unyumva, wowe unkurikiye aka kanya, ndagira ngo nkubwire ngo tuze umutima, ushyire umutima mu nda, kuko ibyiringiro byacu suko isi bifite amahoro. Oyada, ibyiringiro byacu nuko turi muri Kristo Yesu kandi dufite ubugingo muri we, haba ibya none cyangwa se ibizaba, nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'umwami wacu. Iyo niyo security kandi icyo nicyo kiduhesha amahoro. Mu yandi magambo, ibyiringiro byacu suko ibintu biba bimeze neza hano mu isi, icyakora si bibi kuba byaba biri amahoro. Ariko igihe isi tayaduhaye, muririmbyi yaravuze ngo ni hehe abizera bazajya kuba, aravuga ngo mu isi nta hantu tuzakirira, aravuga ngo nta hantu na hamwe hatagirwa n'umubisha, ibibi ntaho twabihungira. Araririmba aravuga ngo ntaho mu isi, ntaho mu ijuru gusa niho wabo wabizera. Bisobanuye ko rero iby'impuha z'intambara zo zizaguma zibeho, bizaguma kubaho, bizaguma kuvugwa. Icyakora ndimo ndagira inama wowe ufata umwanya ukabyegereza umutima, cyangwa se ukabitindaho, ukabitekerezaho umwanya munini, bikakubuza n'icyo wakikoreye. Niba ari uri gukora akazi, niba ari business, ugatangira kuvuga ngo n'ubundi se ko intambara igiye kuba, n'ubundi ndarushywa n'iki, ugafata udufaranga twari kuri banki ukatubika mu rugo, ukumva ko hari se kutwiyegereza ari byo byagira icyo bigufasha. Ariko rwose mbona kukubwira ngo impuha z'intambara Yesu yari yabivuze, aratuburira ati nyabuna hazabaho intambara, ariko kandi n'impuha z'intambara. Nko kuvuga ngo ibyo nimubona bibaye cyangwa se nimubyumva ntibizabahagarika umutima ngo bitume mudakora ibyo mwakabaye mukora. Ikiruta byose ni ukubitsa ubugingo bwanyu Muremyi. Ubwo ndavuga ku bamwizeye, abataramwizera mukabikora vuba. Ariko ubundi bwo impuha z'intambara ntizizabura kumvikana mu matwi y'abantu. Ibivuga byose ntabwo biba ari ukuri. Icyakora muri byinshi biba bivugwa haba harimo ukuri gukeya, ariko kurimo n'ibinyoma byinshi. Ntabwo rero twebwe tuba tuhibereye, ndetse n'ibyo social media zitwereka ibyinshi hari igihe biba atari ukuri. Ubu noneho hivanzemo imbaraga za artificial intelligence, ahantu bashobora guhimba amashusho wowe ukayizera nk'ukuri kandi atari ukuri. N'ahantu bakwereka ibisa n'ibyabaye kandi bitabaye. Aho rero ni ukwitonda, ugasanga umaze cyangwa se maze yewe umwanya munini ndi kugenzura ko ibyo byavuzwe ari ukuri, ariko ugasanga ni no gupfusha ubusa umwanya yewe ntacyo binyinjiriza, ntacyo bimariye. Mu yandi magambo ni uguta igihe gusa. Yesu rero aratuburira, aratubwira ngo intambara zizaba, iryo ni ihame, nta kizabikuraho, ariko kandi hazabaho n'impuha z'intambara. Cyakora duhumubura, aratubwira ngo imperuka izaba itaraza, cyakora rizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Yesu arakomeza aravuga ngo kandi muri ibyo bihe nibwo bazabagambanira, muri iyo periode, muri igihe hari kuba ibintu bimeze bityo,
mwebwe mwizeye izina ryanjye bazabagambanira babampora, abantu benshi bazayoba bave mu byizerwa. Icyo nicyo gihe abahanuzi b'ibinyoma bazaduka kandi bazayobya benshi, n'intore zizayoba niba bishoboka. Aya ni amagambo Yesu yivugiye. Ni ukwitondera amagambo yavuzwe ariko avuye mu kanwa ka Yesu, kuko agiye ahishemo amabanga akomeye, kuko Yesu yavugiraga mu migani ariko kandi n'amagambo yavugaga yeruye nayo afite ibintu bihishemo ushobora kugenzura witonze ukabonamo ibintu bikomeye cyane. Aha rero Yesu yari ariho agaragaza uburyo Abisirayeli cyangwa se urubyaro rwa Yakobo ruzahura n'ibyago, ndetse yari arimo asobanura no kurimbuka k'urusengero, kuko aya magambo nk'uko twayasomye iki gice cya 24 Yesu yagaragaje ibizaba, kubera ko baramwegereye ngo bari ku musozi bamwereka urusengero rw'i Yerusalemu, amwereka ukuntu ari rwiza, arababwira ngo ntimurebe ibi byose, aravuga ngo ntabwo muza urusengero mubona, ntabwo ruzasigara hari ibuye nibura rigeretswe ku rindi, ibuye rimwe nibura rigeretse ku rindi, kuko ruzasenyuka rwose amabuye yarwo agiye hasi. Hanyuma barikanga batekereza ukuntu urusengero rwabo rwatwaye imyaka myinshi, kandi kubwira Umwisirayeli ngo urusengero ruzagira ikibazo muri kiriya gihe byari ibindi bindi, kuko Abisirayeli kuvuga kuri Dawidi umuvuga kandi ibintu wenda bitari byiza ni ikibazo, kuvuga ku isabato ubukoze ahantu hababaza bakora ibishoboka byose bakakwikiza, ndetse no gukora ku rusengero. Ibyo bintu uko ari bitatu ni ibintu bidakorwaho, ari nabyo Umukiza wacu yazize, kuko we yabikozeho kandi mu buryo bweruye. Yesu rero arababwira ngo ntimurebe byose, uru rusengero muzarusigirwa ari umusaka, ruzasenyuka rujye hasi. Icya kabiri ababwira, kuko Filipo yaramubajije aramubwira ngo tubwire rero dusobanurire iby'iminsi y'imperuka nuko bizagenda, niki kizabanziriza ikindi kuza, kandi ibyo bizaba ryari. Ubwo yararimo mubaza iby'ibyago byendaga kuzabaho, Yesu yaramaze guhanura uburyo urusengero ruzasenywa. Ikindi aramubaza ngo n'ibimenyetso by'imperuka ni ibihe, n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe cyangwa se n'igihe cyo kugaruka kwawe ni ikihe. Yesu rero ntabwo yigeze apresiza ngo avuge ngo nzaza iki gihe iki niki, ariko yamubwiye mu ncamake ibizaranga ibihe byo gusenyuka k'urusengero rwa Yerusalemu, ikizagaragaza gusenyuka k'urusengero rwa Yerusalemu arabivuga. Ikindi anavuga n'ibizagaragaza iminsi y'imperuka ndetse no kugaruka k'umwana w'umuntu ari we Kristo uzaza ku bicu. Aha rero uko Yesu yabivuze muri iki gice niko byaje kugenda. Urusengero rwaje gusenyuka muri 70 barushyira hasi, kandi koko ntabwo ryasigaye rigeretse kurindi kubera zahabu yari irimo bararutwitse, hahandi zahabu yagishonga ikajya hagati y'amapave cyangwa se hagati y'amatafari, bagenda bayacukura ibuye ryose baritandukanya n'irindi kugira ngo bakuremo wa mushongi wa zahabu. Ijambo Yesu yavuze rirasohora, nkuko yavuze ngo ntabwo rizasigara rigeretse kurindi, niko byagenze muri 70. Kuva icyo gihe Abisirayeli cyangwa se imiryango 12 bene Yakobo baratatana, kuko Yesu yari yababwiye ngo uzaba ari hejuru y'inzu ntazirirwa amanuka ngo ajye mu nzu, kandi abagira inama ngo muzahongere ku misozi. Ibyo nabyo ni ibindi. Barahunga hafi y'imyaka 1900 baratataniye mu mahanga. Nanone Imana yongeye kubagarukaho mu 1900 ejo bundi muri 48 ku itariki 14 z'ukwa gatanu nibwo bakoze declaration y'uko leta ya Isirayeli yongeye kubaho. Aribwo Yesu yavugaga ngo murebere ku giti cy'umutini, ahangaha ku gice muri iki gice cya 24 n'ubundi usomye nko ku murongo wa 32 aravuga ngo murebere ku mutini niyo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Ibi ngibi nibyo Yesu yavugaga ikizagaragaza kugaruka k'umwana w'umuntu, no gutoha k'umutini. Umutini ni Isirayeli. Ibyo rero byaje kuba nkuko ahangaha twabisomye, yagaragazaga iby'ibihe by'iminsi y'imperuka nuko bizagenda ndetse no kugaruka kwe. Iri shyanga rero ryaje gutaha, na amateka maremare ntabwo ndibuze kubijyamo. Uyu munsi Isirayeli murayibona nkuko muyibona kuriya. Uyu munsi rero bari mu ntambara, kandi iyo ntambara ifite ikivuze mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Dushatse rero twavuga mu buryo bw'umubiri iki intambara ivuze. Hari projet yo gusenya ibihugu 7 by'abayisilamu.
cyangwa se by'abarabu niba ariko navuga. Bimwe biri muri Afurika harimo nka Somalia, igihugu nka Sudan ndetse na Libya. Muri Aziya hakabamo Afghanistan, hakabamo Syria, hakabamo Irani na Iraq. Ibyo byose ndetse na Liban dushatse twayivugamo. Ibyo byose byarasenyutse, igihugu cyari gisigaye bitandatu byarasenyutse, igihugu cyari gisigaye ni kimwe cyonyine, ni Irani yonyine. Ariko Irani itandukanye n'ibi ngibi kuko yo ni igihugu cyihagazeho cyangwa se kiyubatse mu buryo bugaragara. Rero uyu munsi ikirimo kuba ni ukwisenya nyine kugira ngo ya projet, ntabwo ndibuze gutinda cyane kuri ba nyiri projet, ubwo wenda byazafata ikindi gihe, kugira ngo yuzure birangire, mu yandi magambo nayo isenyuka. Ariko se kubera iki Irani yo igomba gusenyuka? Kubera iki ibihugu byagombaga gusenyuka? Jewe icyo ntekereza ko ibi bihugu cyangwa se ababarabu cyangwa se abayisilamu bagombaga kubangamira kubakwa ku rusengero rwa gatatu. Uyu munsi tuvugana Israel yamaze gukora imyiteguro yose yo kubaka urusengero rwa gatatu. Ejo bundi Netanyahu yarari muri Tinere irimo cyangwa se igenda ikagera iruhande rw'uriya musigiti bagomba kubaka mu rusengero rwa gatatu, uriya musigiti wa Al-Aqsa. Arimo yerekana ngo ukomeje ahangaha ngo uragenda ukagera aho urusengero rugomba kubakwa. Ibikoresho barabiteguye, inka zagombaga gutambwa zarabonetse, mu yandi magambo abarewi bagomba gutamba bariteguye, bari umwanya wari wose bariteguye. Ibikoresho bigomba kubaka urusengero birahari. Urusengero rugomba gusenywa umunsi umwe, rugahita rwubakwa iminsi 3. Ntabwo ari mu buryo bw'umwuka, ni umunsi umwe, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Ni iminsi 3 muri make. Simvuze ko ruzubakwa kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu, oya, ayo ni amagambo yanjye. Ariko rugomba kubakwa mu gihe gito gishoboka, kuko ibigomba kurwubaka birahari kandi bariteguye. Ariko gusenya urusengero, gusenya iriya mosque cyangwa uriya musigiti byagombaga gutuma isi y'abarabu bose bahaguruka, kuko bumvaga cyangwa se byagombaga kuzagaragara ko nk'uko abantu bigaragaza, byagombaga kugaragara ko ubuyisilamu bwatatswe cyangwa se bugabweho igitero, bagahagurukira rero kurwana kugira ngo bagarure cyangwa se barinde umusigiti wabo. Kuko uriya musigiti Al-Aqsa ni umwe mu misigiti ikomeye 3 ku isi, ni umwe mu misigiti 3 ikomeye. Kuwusenya rero ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntutekereze ko ari ibintu byoroshye nk'uko je nawe twabyumva, oya. Rero gusenya biriya bihugu byose none ugasenya Irani, mu yandi magambo ni nko kubaca umutwe burundu. Kandi gusenyuka kwa Irani icyo bivuze nyine nuko ni ugucecekesha ibindi bihugu byose kandi bigatuza. Jewe nakwibaza nawe, se bizagenda nk'uko byatekerejwe? Ahari simbizi. Birashoboka ko iyo yaba ari imwe mu mpamvu ituma basenya Irani. Indi mpamvu jewe nibaza, ntekereza mu buryo bw'umubiri, nuko Irani ishobora kuba yabangama mu buryo bw'ubucuruzi, kuko ubucuruzi bwinshi bunyura muri kariya gace, by'umwihariko peteroli, kuko hanyura hafi 30% ya peteroli yose icuruzwa mu isi inyura hariya muri uriya muhora wa Hormuz, hariya mu kigobe cy'abaperse. Nuvango rero Irani mu gihe cyose yaba itari ku ruhande ruzima, niba ariko navuga, cyangwa se ku ruhande rwo kumvikana n'abakomeye b'isi, urumva yabangama. Kuyisenya rero ni priority, ni imwe mu mpamvu kandi zumvikana. Ubwo kuba byumva batyo si kuri jewe, bagomba kuyisenya kugira ngo nibura ibiri mu maboko y'abantu babasha kumva icyo mvuga muracyumva. Izo ni impamvu zo mu mubiri. Ariko impamvu yo mu buryo bw'umwuka jewe ntekereza ni urusengero rwa gatatu, kubera ko amakuru ahari, nawe ukora ubushakashatsi uzambwira, nuko uru rusengero rugomba kubakwa bitarenze 2027, umwaka utaha. None se n'uru rusengero rugomba kubakwa mu mwaka anytime, yaba ari muri umwaka wa 2026 cyangwa se umwaka utaha 2027. Urumva uwabangama wese ku rusengero rwubakwa agomba gukurwa mu nzira.
kandi n'aba yakuwe mu nzira ninde se wundi uzabangama? ntawe uzabangama. rero Yesu aravuga ngo intambara ntizizabura kuba ndetse n'impuha z'intambara, icyakora ntimuzahagarike umutima. Arongera tugira inama ati kandi muri ibyo bihe nibwo muzarenganywa babahura izina ryanjye. Ijambo rya gatatu aravuga ngo kandi abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Uyu munsi turabafite rwose kandi ni benshi, ni ukuri ni benshi. Hari abahanura mu izina ry'Imana kandi baraguza inyenyeri astrology, aribyo baba ari abapfumu cyakora b'abasirimu udashobora gupfa kubimenya. Ayo mpamvu ubushize naravuze ngo guhanura, kwerekwa, kurondora ibiri mu mitima y'abantu ntabwo ari umwihariko ku Mana, ibyo na Satani arabikora. Si kimwe mu bintu byatuma byagushitura ngo bikomeze ngo uriya muntu avuganye n'Imana. Turi mu gihe kigoye cy'ubuhumyi buteye ubwoba, aho ibintu byitirirwa Imana kandi nta ruhare na ruto Imana ibifitemo, nta kuboko kw'Imana kubirimo. Icyakora kubera yuko abantu muri iki gihe bakunze Imana y'ibiboneka, Imana y'ibifatika, biroroha rero yuko umuntu yayoba cyangwa se n'intore zayoba. Ari nayo mpamvu muri iki gihe uwabishobora cyangwa se uwabishaka, wakunda ubugingo bwe, yakunda gusoma Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, kuko mu byanditswe byera niho honyine harimo ukuri ushobora kukuyobora kukakugeza ahantu hazima. Ariko ibindi byose bivugwa, ibindi byose tubona, ibyinshi birimo ibibazo. Inshuti mukundwa, wowe dusangiye gucungurwa kwabone muri Kristo Yesu, reka nkugire inama nanjye nibwira, dukwiriye gusoma ibyanditswe muri iki gihe kandi tugasengera mu byanditswe, akaba ari byo bituyobora. Nibyo twabaye mu biterane, ariko kandi byanatanze umusaruro muke. Iki gihe turimo, wowe wamenye ibanga ryo gusenga, nuko wasenga utisengesheje ariko ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, kuko ari wo mucyo w'ukuri. Icya kabiri, ugahora usuzuma ibyanditswe nk'abakristo b'Ibereya, ngo batahaga bagasuzuma bakareba barebereye mu byanditswe niba ibyo babwiwe koko bihura n'ukuri kw'ibyanditswe, hanyuma basanga ari ukuri koko bakabigumana. Ntabwo babifataga gusa ngo babimire bunguri, ati nimwakire ibi nimwakire ibi, bati turakiriye, oya ngo bamire bunguri. Baratoranyaga. Rero nsoza, ibishoboka kuba byaba nuko imperuka iratwegereye birenze uko umuntu yabitekereza. Nubwo Yesu yaduhaye navuga ngo yaduhaye amashira cy'inyuma, aratubwira ati imperuka izaba itaragera rwose, ariko icyakora ni itangiriro ryo kuramukwa, nko kuvuga ngo ni itangiriro ry'iherezo. Ibyo ni mubibona, muzamenye ko ari itangiriro ry'iherezo, ari itangiriro ryo kuba ibyo bintu kuba byazaba. Igihe rero turimo ntabwo mu by'ukuri iminsi y'imperuka twarayinjiyemo. Icyakora umwami Yesu umwanya wari wose yaza. Icyo usabwa ni imyiteguro ku giti cyawe. Ese ubugingo bwawe buhishanywe na Kristo mu Mana? Wizeye Yesu? Niba utaramwizera, harabura iki kugira ngo umwizere? Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo bibaye, Luka byandika mu gice cya 21 umurongo wa 31, aravuga ngo nimubona ibyo bibaye muzararame murebe mu ijuru kandi muzamenye ko ubwami bw'Imana buri bugufi. Ibi byose turi kubibona, turi kubona impuha z'intambara, turi kumva intambara iburyo n'ibumoso. Abahanuzi b'ibinyoma turababona baduka bakavuga ngo imperuka irabaye, bagatanga n'amatariki n'amezi, cyakora ibyo bintu ntibibe. Ubwo rero baba ari ibinyoma kubera ko nta nubwo tuba tuzi umwuka wabatumye. Turi kubona ibitangaza bikorwa mu izina ry'Imana, icyakora twagenzura neza tugasanga ntabwo byaturutse ku Mana, kandi twanasuzuma mu byanditswe tugasanga hari ibiba ariko binyuranye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hari imbaraga tubona ku bantu ariko tukabona zinyuranye n'uko byanditswe muri Bibiliya, uko imbaraga z'umwuka wera ziri. Nahanjye nawe rero kuba maso ndetse no gusenga, tugasengesha umwuka iteka. Ndakwibutsa ko ibi bihe turimo ntabwo bikwiriye kuguhagarika umutima, ahubwo bikwiriye gutuma wizera kurushaho ibyo wabwiwe n'ijambo ry'Imana ko ari ukuri, ko n'ibindi bitazabura kuba, ko n'umwami Yesu Kristo atazabura kuza gutwara itorero. Hanyuma rero ntusinde amaganya y'isi nk'uko Yakobo yabivuze, ati ntusinde amaganya y'isi, gukunda iby'isi bitera kwangwa n'Imana. Ahubwo ikiruta byose ni ukumenya ko ibiriho none ndetse n'ibizaba byose bikwiriye gushyirwa mu biganza by'Umuremyi, ariyo waremye iminsi n'ibihe, hanyuma ibindi tukemera ibyatubayeho tukayiragiza ibiri imbere. Ushobora kuba ubabaye ko utaratunga miliyoni y'amadolari, ariko se abayitunze
utekereza ko yaba ari garanti y'uko batazagubwa nabi? Bazagubwa nabi rwose, n'abafite ibirenze ibyo ntabwo bizababera byiza. Nshuti muvandimwe, ongera wiminjiremo agafu, wongere niba wasengaga rimwe ubikore kabiri. Turi mu bihe bigoye kandi biruhije umugenzi, tugeze ku mugoroba w'isi, kandi byanditswe biragaragaza ko ibihe turimo ari ibihe bigoye kandi byo kwitondera. Fata igihe cyawe usenge kandi wihererane n'Imana, uba uvuye mu rusaku ho gatoya, kuko Satani afite ukuntu yafashe ibyo twita byiza abishyiramo imigabane. Ntabwo ntinya kubivuga kuko dufite ibiturangaje byinshi, kandi aho dukeka Satani sinahari, ahubwo aho dukeka Imana iri, ahubwo niho Satani ubu yamaze gufata icyicaro. Kandi kuko ibihabera ntacyo bimutwaye, nicyo gituma ahiciye abantu benshi. Genzura urebe umusaruro w'ibyo wirirwamo ndetse n'ibyo ubamo bya buri munsi, hanyuma nubona nta musaruro ufatika, ukwegereza Imana, ubigabanyiriza umwanya, ahubwo uhindura uburyo. Paul aravuga ngo nukorere umusengesho uburyo bwose bwo gusenga, kuko ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Ikindi kandi nubwo turi abantu ntiturwana nk'abantu, ahubwo turwana n'imyuka, turwana n'ibinyembaraga by'imyuka mibi, bidusaba gusenga tutisengesheje, ariko kandi tukaba tugeze ku kigero gikwiriye cya Kristo cyo kumenya umwami Imana. Ubwo ndavuga kumenya ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha rero kubw'umwanya wafashe, kandi tuzanezerwa no kongera kukubona wagarutse kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Niba ukunze iyi video, ndagusaba gukora like, hanyuma uyihe abandi, ndetse unakore subscribe niba ntacyo bigutwaye. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka mvuge ngo nakagaruka.